Imana yagize neza. Niba abanyarwanda bishop iyo baza kuba bakiri Burundi, FDD na SNDD bagafata igihugu, bari kutumesa bikomeye cyane. Imyaka 30 irarangiye, turibuka bacu, yes. Ariko nyuma yo kubibuka tugize gute? Byuka va muri ako gahinda, umucyo wawe dore urakurasiye ugiye kurabagirana. Va muri ako gahinda wa mukobwa we, va muri ako gahinda wa musore we, va muri ako gahinda wa mugabo we, va muri wowe wasigaye. Imana aricyo yagusigarije umucyo ugiye kurabagirana ku buzima bwawe. Abantu bagize gahunda yo kukwica, bagira gahunda yo kugutsembatsemba, bagira gahunda yo kuguta mu byobo, ariko Imana ifite kugwira ngo izakurasire umucyo wawe. Nyuma y'intambara havutse abana beza. Ndagira nkubwire ngo nyuma yo gukubitwa kwawe hari ibisubizo byiza biruta gukubitwa kwawe. Ngwiki habaye iki? Nta muntu ugiye gutangira umucyo wawe, uragutegereje. Byuka. Twinjiye muri iki gihugu uvoma amazi ukabona imisatsi y'abantu. Twinjiye muri iki gihugu Ubugesera, abantu bahaze twavomaga rwa Kibirizi, ukajya kona ukabona ubwonko urabubonye, ijisho raribonye. Ariko umva nkubwire, umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Imbere yawe igishimo bisa, abagusenga ntacyo bazabura. Nyabunama duhindukirire, utwuzuza urukundo. Mana yacu dukunda yera, twohereza abamarayika, twohereza umwuka wawe, Yesu Kristo ngwino. Twohereza umwuka wawe, Yesu Kristo ngwino. Imbere yawe ibyishimo bisa, abagusenga ntacyo bazabura. Nyabunama duhindukire, utwuzuza urukundo. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturidishi bazagira. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturidishi bazagira. Kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo, kuba turiho n'urukundo bwayo, kuba turiho. Nidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu haba mu byago, haba mu byago. Aturidishi bazagira.
twari twicaye mu gitaramo cya Mbonye ejo bundi, namubwira papa data afite imyaka hafi agiye kugira muri 70. Namubwira ngo kebuka urebe urubyiruko ruri muri arena, Yesu ashimwe cyane, kandi ngo natangiye kubwiriza, ruri muri arena. Iri yerekwa Imana yari irifite habyara Imana atararigira. Ndamubwira ngo reba abana bicaye muri arena 90% bavukiye mu Rwanda, ariko habyara Imana iryo yerekwa ntaryo yari afite. Ndagira nkubwire ngo icyakwirukanshije nta yerekwa gifite ku buzima bwawe. Iyo ufite yerekwa, ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, n'Imana yo mu ijuru, n'Imana yo gwehe cyo mu ijuru. Nyuma y'intambara havutse abana beza. Ndagira nkubwire ngo nyuma yo gukubitwa kwawe hari ibisubizo byiza biruta gukubitwa kwawe. Hallelujah. Nabwiye papa ndamubwira ngo reba abantu baje muri arena mu gitaramo cya Mbonye, biragoye kureba Mbonye utarazunguza amaso mu bana b'u Rwanda bavutse nyuma ya jenoside. Ibi bigaragaza ngo byukura bagirane kuko umucyo wa urara. Yesaya 60 umurongo wa mbere kugeza kwa 3 uravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe ugize gute ukurasiye. Ndagira ngo ubwire ngo uyu mugoroba umucyo wawe wakurasiye, uyu mugoroba umucyo wawe wakurasiye, umugoroba umucyo wawe wagize gute wakurasiye. Abantu bagize gahunda yo kukwica, bagira gahunda yo kugutsembatsemba, bagira gahunda yo kuguta mu byobo, ariko Imana ifite kugwira ngo izakurasire umucyo wawe. Hari umuntu wigeze abona inabi ya Satani, uyu munsi akaba yarabona umucyo w'Imana yavugira haleluya. Dufite ibihamya bishop, wowe watawe mu nyanja bakagushyira mu nyanja bakagushyira mu mazi, bari bizi ko birangiye, ariko Imana yarebaga uyu munsi muri Nazareni, yarebaga Nazareni ikabona umugabo witwa Bishop, ikabona Adamu yavukiye i Bujumbura. Ndavuga ngo bose nzabahuza hamwe kubw'umucyo uzaturasira. Byuka rabagirana, umucyo wawe uraje, wiheranwa n'agahinda. Imyaka 30 irarangiye, turibuka bacu, yes, ariko nyuma yo kubibuka tugize gute? Byuka, va muri ako gahinda, umucyo wawe dore urakurasiye, ugiye kurabagirana. Va muri ako gahinda wa mukobwa we, va muri ako gahinda wa musore we, va muri ako gahinda wa mugabo we, va muri wowe wasigaye. Imana aricyo yagusigarije umucyo, ugiye kurabagirana ku buzima bwawe. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugize gute uraje. Ibiryamisha abantu ni byinshi. Ubukene bwaryamisha umuntu, ubupfubyi buryamisha umuntu, amagambo mabi aryamisha umuntu, ubuhuzi buryamisha umuntu, gutabwa biryamisha umuntu. Ariko reka nkubwire, nta muntu wabonye kurabagirana aryamye, ahubwo wabonye kurabagirana n'uwahagurutse. Nta muntu wabonye kurabagirana aryamye, ahubwo wabonye kurabagirana n'uwahagurutse. Perezida yaravuze ngo nubwo igihugu gishwanyaguritse, nubwo igihugu kidafite ishusho, reka nkubwire ntago tuzaheranwa n'agahinda. Tuzubaka arena, tuzubaka amahoro, tuzubaka ikindi kibuga kiruta icya Kanombe. Biravuga ngo yarahagurutse uyu munsi ararabagirana. Byuka urabagirane, umucyo urakurasiye. Byuka urabagirane, umucyo urakurasiye. Byuka urabagirane, umucyo ugize gute urakurasiye. Kungwiki habaye iki? Nta muntu ugiye gutangira umucyo wawe, uragutegereje. Byuka uze guterana, byuka duhimbaza Imana, byuka tuvuga Imana. Umucyo wacu ugiye kurabagirana, amahanga agiye kudusanga, kandi abadukoreye inabi bazawureba uwo mucyo, bazamwarwa mu izina rya Yesu. Yesaya namuvugaho ibintu 6. Yesaya, ubundi izina ryitwa Yesaya rivuga ngo salvation. Hebrews iri zina rivuga ngo salvation of the Lord, agakiza k'Uwiteka. Uyu mugabo cyambere izina rye ryitwaga agakiza k'Uwiteka. Number 2, Yesaya ntabwo ari umuprofete wo guhanurira mu kagari mu mirenge, no, yahanuriraga abantu.
yari mubyara wa Hezekiya, niwe muntu wamusigayeho akajya murwaza afite ibibembe, akajya amubwira ubutumwa anyuze mu idirishya. Yesaya uyu nguyu kandi ikintu cya kabiri, urupfu rwe bamwicishije urukero, bafata urukero basatura hejuru kugeza hasi. Yesaya ikindi kintu cya kane, Yesaya niwe muntu watangaje ibintu by'amahoro igihe Yerusalemu yari yaraguye, igihe Yerusalemu itagiraga ishusho, igihe Yerusalemu yari yarataye ibyiringiro. Ndagira ngo ubwire ngo muri uku kwezi wataye ibyiringiro, byukura bagirane umucyo urakurasiye, byukura bagirane wiheranwa n'agahinda, witwarwa n'amateka, byukura bagirane umucyo wawugize gute urakurasiye. Aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawugize gute urakurasiye. Hari ikintu kimwe cyantangaje Bishop, harimo abantu baryama ukagira ngo bari rukanga, wari waryamana n'umuntu ugasanga nijoro mwaryamye neza ariko akaguru yagushize mu menyo. Wari waryamana n'umuntu kandi ikintu gisekeje, reka mbabwize ukuri, ubwiza dufite nuko twambaye akakenda, ariko iyo turyamye burataka. Nta bwiza buri mu kuryama, ubwiza buri mu guhaguruka. Nimuhaguruke dusane inkike z'i Yerusalemu, nimuhaguruke dusane bavuga butumwa, nimuhaguruke bavuga butumwa, nimuhaguruke baririmbye, nimuhaguruke kuko ubwiza bw'Uwiteka bugize gute buraturasiye. Emera aririmbye avuze ngo nimurimbure Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora gitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo ukuboko ko kwera abizanishije agakiza kurwa. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigereyeho ugucacucurwa. Abo kumera z'isi bose babonye agakiza kacyo, bati koko u Rwanda rufite Imana. Ariko Imana yagize neza. Reba abanyarwanda Bishop iyo baza kuba bakiri i Burundi, FDD na SNDD bagafata igihugu, bari kutumesa bikomeye cyane, ariko yabonaga ko bazatumesa idutahana kare. Imana yacyabwe cyubashye. Buri mugambi w'abadayimoni bateguye, ndagira ngo ubwire ngo ku buzima bwawe ugiye gupfa ubusa, kuko ubwiza Imana ikurasira buruta cyane imigambi y'abadayimoni. Ubwiza Imana igiye kukurasira buruta cyane imigambi y'abadayimoni. Babyange babyemere, buruta cyane imigambi y'abadayimoni. 9 umugabo yitwa Ndada yabarinjiye ku butegetsi, yari afite propaganda avanye mu gihugu cy'u Rwanda, yizi sake, afite ingenga bitekerezo mbi yo kukuraho amoko. Araza yinjira mu Bujumbura, aravuga ngo n'abanyarwanda nabo najye mujye mubica. Yesu Kristo w'i Nazareti sizibagirwa ijoro rimwe, umugabo twari duturanye imyaka n'imyaka, abana twakinaga tungana mu rungano, afata imbunda arakokinga AK47, ararasa, aravuga ngo abanyarwanda kanyu karashize. Ariko nibwo Imana yavuze ngo akanyu ni karangi, ahubwo mugiye gutaha iwanyu. Ndabona ihumure mu gihugu cy'u Rwanda, ndabona ihumure ku musore, ndabona ihumure ku mukobwa. Ubwo bagucira izo nzobo hari ukurabagirana, ukurabagirane kuko ubwiza bwawe bugize gute buraje. Imana yo kabyara ni nziza. I Burundi rero, i Burundi byari birenze mu Rwanda, habaga amakartier, hakaba quartier imwe y'ubwoko ubu n'ubundi. Umunsi umwe mu mugabo rero aribesha abana be bajya muri quartier atakagombye guhagararamo, atakagombye kugira gute guhagararamo, bamukura mu modokari bafata utwana. Ndio ndabona abantu hakugiriye nabi, umucyo wawe bazi imbere yawe bavuga ngo watugiriye neza ko twamenye ko Imana akugiriye neza. Araza komanga saa 6 z'ijoro, sinzabyibagirwa kuri portail. Araza abwira data ngo Izayi mbabarira, hari umutwe w'abasore b'abanyarwanda bitwaga abasanze sheke, ngo abasanze sheke bafasha abana banjye babiri, mbabarira. Muze aramureba ati n'ukuntu maze iminsi urasa amasasu, ubu ninge wakashe gutwara abana bawe.
ndagira nkubwire ngo byukura bagirane umucyo wawe waramutse. Amen. Umucyo wawe warashe, reka kwiganyira, reka gukomeza muri ako gahinda. Umucyo wawe waje, umucyo wawe waje. Muzehe arabyuka muri iryo joro, aragenda yinginga basanze sheki, baramubwira ngo nubwo utabaye umuntu ariko ntago ari mwiza, niwe waje ari ku rutonde rw'abantu bazakwica, ugira uve muri quartier. Sizibagirwa igihe kimwe bakoze inama yo kutwica, haza umwana w'umuturanyi bumvise iyo nama kwidirisha, arazabwira data ati uyu munsi nimutava muri quartier barabatwara. Muzehe atujyana mu modoka, twinjiye muri iki gihugu dufite imodoka, atujyana mu modoka nta kintu na kimwe, tukimara kuhava batwika inzu yo barayisenya. Byukura bagirane, icyatumye usigara ikeretse ni ukugira ngo urabagirane ubwiza. Hari ubwiza hejuru y'ubuzima bwawe, hari ubwiza hejuru y'ubuzima bwawe, hari ubwiza hejuru y'ubuzima bwawe. Haleluya. Mu masimisi ubona utuntu kuri stati bashyiraho stade mahoro ya kera na stade mahoro y'ubu ngubu. Ubwiza buri he? Kuri stade y'ubu ngubu. Shima Imana cyane. Imana yafashe inzira z'ubwiza bwawe irazihisha, Satani yica inzira z'amaganya yawe. Ndagira ngubwire ngo Imana igiye kurekura inzira z'ubwiza bwawe ku buzima bwawe mu izina byukura bagirane, byukura bagirane, byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje, umucyo wawe uraje. Amen. 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 Twinjiye muri iki gihugu uvoma amazi ukabona imisatsi y'abantu. Twinjiye muri iki gihugu Ubugesera, abantu bahaze twavomaga rwa Kibirizi, ukajya kona ukabona ubwonko urabubonye, ijisho uraribonye. Ariko umva ngubwire abari bafite iyerekwa harimo na nyakubahwa perezida, yarabwiye ngo ibyo byose nta kibazo, ndiyo ndabona imbere, ndabona vision 2020. Hallelujah. Mu Rwanda mwabonye ma. Hallelujah. Umugabo akavuga vision 2020, abantu banywa amazi y'imisatsi. Umugabo akavuga vision 2020, amaso atemba mu maso. Umuntu akavuga vision 2020, inka zirya amasaka zikagwa ku mucingo. Umugabo akavuga vision 2020, hakiri ibikomere. Umugabo akavuga umwe n'ubwiyunge, abantu bagifite imipanga n'amaraso, ariko yabonaga ubwiza burabagirana, yabonaga ubwiza burabagirana, yabonaga abanyarwanda bajya kuzana amahoro muri Central Africa, yabonaga abanyarwanda bajya kuzana amahoro muri Mozambique. Ndagira ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uraje. Byukura bagirane, byukura bagirane, kuko umucyo wawuje, kuko umucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye icyarire. Ubwiza bw'Uwiteka icyo dushakisha twese no ubwiza bw'Uwiteka. Niba sakubeshye, iyo bwakujeho ntusaba gatuti, iyo bwakujeho buragukomangira, iyo bwakujeho ntutakwemerera arakwemera, iyo bwakujeho amafaranga arakubwira ngo nanjye mbika. Ubwiza bw'Uwiteka byukura bagirane, hari ubwiza bw'Uwiteka buje ku buzima bwawe. Iyo umuntu aryamye Afrika yo hepfo hare kuri ntagaho, iyo umuntu aryamye byukura bagirane. Inshuti yanjye, byukura bagirane. Niyo waba uri mwiza gute, niyo waba wibrosheje kangana gute, iyo uryamye akanwa karanuka. Iyo utafashe ibihe byo kongera kubyuka uranuka, nta guhumurira abantu. Ariko iyo ubyutse ukarabagirana uhumurira abantu. Niba ushaka kugira ngo umve ibyo nkubwire, uzabyuke mu gitondo nta kintu urafata, ugire gutyo ngo ushyire ku zuru, uzumva ukuntu umeze, kuko bigeze gute urabyutse. Kandi iyo umaze kubyuka ufata ka brosa ukibrosa, utwinyo twari twaje utumese tukaba umweru. Byuka sha, byuka ubrose, byuka ubrose, byuka ubrose, ubwiza burakurasa. Ikindi umuntu yabyutse abyukana ubutuna. Niyo waba uri perezida wa hehe uraryama ubutuna buraza. Kuryama ni ngombwa, ubutuna buraza. Kuryama ni bibi, byukura bagirane, wikura ubwo butuna, woge rushiraho indi makeup. Abantu bakubona baravuga ngo koko uyu mukobwa arasa neza, arasa neza, arasa neza. Byukura bagirane inshuti yanjye. Iyo ntegereje umugabo witwa Yesu, Yesu we
icyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gitondo bukira sinabimara nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe tuyumuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Buriya ikitugira beza bashumba ni imyenda. Iyi myenda iyi akakenda ni keza. Hari abantu usanga bafite inda ariko hari imyenda ibasayidira bakaya hari abantu usanga bafite agatuza ariko hari utwenda tw'imbere tubasayidira tw'imikwege tuga ariko iyo baryamye bagakuyemo hari abantu duhura ku manywa papa ukabona plante inatakata ariko yajya kuryama yagira gutya ni yeye siyo yeye kuryama nta cyiza kiri byuka urabagirana byuka ugire gute urabagirana byuka urabagirana papa wari wabona umuntu wisize mu korogo yabyutse Imana izamukurinde kabisa asante sana bavuga ngo amabara ni Kiyovu ne Rayon Sport ni iki mukura abafite na Manchester na Chelsea na ya Liverpool byukura bagirane kuko ubwiza bukurasi iyo umuntu abyutse ikindi kintu umuntu akora ahita yoga yoga iyo umuntu abyutse uhita woga ukajya mu nyanja y'imbabazi za Kristo akakoza ibyaha ugasohoka muri muzima nasaga n'uwapfuye mutima wanjye maze Yesu arazira yego kandi ni umubeza yanyishuriye yego byamenda yose byambabariye ibyaha atubarerane iyo umuntu abyutse afata utuzi twaba udukonje cyale mende bredesa agafata agasabuni kaba agahumura cyangwa akoza utunuze akagira gutya tantanta ubutunati twa hari ibintu numara kujya mu maraso ya Yesu batazaguhanurira ahubwo bizagenda mu izina rya kuko ubwiza bw'Uwiteka bugiye gute bugiye kurasisa ariko evidama harimo n'abandi bakobwa cyangwa se abandi bagabo nabo banyamwanda tubivugeho tubyihorere abanyamwanda twatudobo two munsi y'igitanda reka ntwihorere ati urabyumva bahise ati byukura bagira natwo udukuremo tumese dukubitwe n'umucyo mu bintu byantangaje science ivuga ko sous-vêtements z'abagabo zitagombera rayon soleil kugira ngo microbe zose zipfe ariko sous-vêtements z'abagore zo zigomba rayon soleil kugira ngo microbe zose zipfe zigomba izuba bizanga bikunda kugira ngo microbe zose zipfe Yesu niwe zuba ryo gukiranuka haleluya byuka ikindi kintu iyo umuntu abyutse akora yireba mu ndorerwamo muri mira ukamenya hari defo ukamenya n'ahatari defo ukamenya ko tiro wayigejeje hangaha cyangwa yagize bordure ikagaruka kandi ukamenya ko lipstick itageze cyane ukongera ukayiredressa ukamenya ko poudre cyangwa se exophene cyangwa se igishahuro witeye kitabaye exagéré randala brat ikiyo ni iki exagéré cyo ni gifaransa papa Imana yagize neza guhamagara n'abantu bize lepra ikiyo ni iki ni Bibiliya niyo tujya twireberamo tukavuga ngo ahamagaze neza ahasimagaze ne byuka wirebe muri Bibiliya umaze iminsi ubwiriza Bibiliya reka Bibiliya ikubwirize nawe irebemo papa irebemo nawe urabagirana nta kindi kintu cyo gituma turabagirana ni imyandiko yo muri Ancien Testament no muri Nouveau Testament n'inzandiko zindi ziri inyuma hose zituma yo twirebe twishyira ku munzani ngo Yesu twakubona nawe akavuga ngo yes cyangwa no. Kindi kintu cya gatatu ku basirimu
Imana yacu papa, Imana yacu igira ibintu bitatu by'abasirimu nkunda. Igira protocol. Number 1. Number 2. Igira ibintu by'umweru gusa. Ibintu by'umukara nta bibaye. Ni umweru gusa. Ihora n'isuku. Nta cyondo kibaye. Imihanda yabo ni zahabu. Inyanja y'ibirahure. Yesaya yigeze ayibona, niwe muntu wabonye Imana live, ngo abone Imana iza kunziga z'amaga, ngo abakerubi n'abaserafi. Aravuga ati noneho mbonye Imana bandugu yangu, mbonye Imana ndi umunyaminwa wanduye, mbonye Imana ndashize. Aravuga ati no. Yesaya we, ntagire ikibazo ugira. Urambonye ariko wowe ngiye gufata ikara. Rive ku rugamba mwijuru ndigukoze ku munwa. Utangire nawe were. Emerera Imana ikweze kurabagirana kuze ku buzima bwawe. Dufite abantu muri iyi minsi, je regrette très fort, very sorry, bashaka ubwiza bw'Imana bakiryamye. Ntaho uzabukura, buzagutambukaho, buzajya ku bandi babyutse. Dufite abantu bari barashaka ubwiza bw'Imana ariko bakiri mu buriri bakiyoroshe. Ntabwo ubwiza bw'Imana buza abantu biyoroshe, ahubwo iyo umaze gukuraho ikiringiti Yesu Kristo Nazareti, ubwiza bw'Imana murahura. Bivuze ngo iki? Dufite uruhare rwacu nk'abana b'abantu, hari uruhare rw'Imana. Uruhare rw'Imana ni uruhe? Nurwo kuzana kurabagirana kuri twebwe, naho uruhare rw'abana b'abantu nurwo kubyuka. Worship team, uruhare rwanyu nurwo kubyuka mukaza kare, mukarepeta, mukanga icyaha n'igisa nacyo, Imana ikabasukaho ubwiza mukarabagirana. Bethlehem Church, uruhare rwanyu nuruhe? Nurwo kubyuka tukavuga ngo tugiye gushaka amaso Uwiteka. Uwiteka yabona izo ntambwe koko zikwiriye, agasuka kurabagirana ko iwe. Hari uruhare rwawe ufite n'uruhare rw'Imana. Uruhare rwawe ni ukubyuka, uruhare rw'Imana no kugusukaho kurabagirana. Umunsi umwe Yosuwa, umugabo w'intwari, umugabo warwanye cyane, umugabo wa Imana yahagurukije avuga ngo nzaguha ibihugu uzabinesha, ngo maze gukubita Yarako, ngo bagera kuri Ai. Abajyanama ngo bagabo baramubwira ngo Yosuwa, ngo Ai nakagi gatoya cyane, ngo tumaye ingabo ntoya, tumaye ingabo nkeya, bazahafata. Ngo ariko Ai irabazunguza, ngo bituma Yosuwa agwa yubamye. Imana iravuga ngo Yosuwa, ni iki gitumye ugwa wibwa? Arambwira ngo ngo nawe uzarengera izina ryawe. Reka nkubwire, va muri amasengesho y'intege nkeya yo kubwira Imana ibibazo ubugari bwabyo, ahubwo bibwire uko Imana ingana igiye kukurasira umucyo wawe mu izina rya Yesu. Agwa yubamye, aravuga ngo ngo nta bindi bisigaye n'ukuri pe, nawe urabibona kabisa. Yesu ubu ngubu tuzagira muri Yerusalemu, ya masezerano yose arapfuye. Imana irambwira ngo byuka. Ndavuga ngo muri uyu mugoroba nawe byuka, ibyawe biragutegereje, nta wundi muntu bitegereje. Reka kwipfusha ubusa uryama. Reka kwipfusha ubusa uri mu biringiti. Reka kwipfusha ubusa ukomeze kurira ikiringiti. No, ahubwo byuka. Muri iyi minsi yagiye gukora abatumishi babyutse, ntabwo agiye gukora abatumishi baryamye. Kandi kizakubwira ibi, abatumishi baryamye bari batana no kwishomotsa. Gutuba umutumishi wahamagawe witwa ngo uri pastor, gashira amaudio y'umupfapfa atashira hanze. Wararyamye, ceceka, wararyamye. Tegereza imbabazi z'Imana zikubyutse. Ceceka, ntacyo uvuga. Kandi ukikomanga mu gatuza ngo uri pastor. Wahe wandi ushumbye. Ko waryamye, emera ko waryamye. Emera ko waryamye. Musebe uri mukuru, iyo bajyaga gutema umuntu, ikimenyetso cya mbere cyazaga no kugira gute no kuryama. Bivuze ngo kuryama ni position mbi, ni ubupfu.
wipfa kurabagirana kwawe kuraje, wipfa kurabagirana kwawe kugize gute kuraje. Nakunze inkuru ya Fred bageze aha birababwiye ngo birashoboka ko ntazongera kubonana nawe, birashoboka ko imihanda ya Kigali tutazakubitana, ariko reka tubikorera abana bazaza. Ntago ndiyo ndavuga politiki, ahubwo ndavuga amateka y'iki gihugu akwigisha uko Imana ikora. Abasigaye mu cyimbo cye baravuze ngo kubw'ijambo Fred yatubwiye Kigali tuzayihindura nka paradiso. Ubone ibi mushumba byari byoroshye kuri iriya gare yo mu Bugiri ikomeza kuba gare, ariko abagabo mu gitondo kimwe barabyusa ati no iriya gare nakajagara, mwubake city tower mvuga ukuntu Imana ikora. Savio abantu barabyuka bavuga ati no, hari ahantu hari stade Amahoro tuhitegereje neza, nta kindi kintu cyahajya, hajya arena, abagabo bakubita arena. Uyu munsi si yose ama award yose, yaba basket yaba music, baravuga ngo mu Rwanda twahabonye hospitality, tuhabona security, tubona na infrastructure. Ibyo byavuye mu kubyuka abantu bakarabagira. Byukura bagirane kuko umuco w'Imana ugize gute urakurasi. Ikindi kintu cya kabiri cyantangaje, Eliya yigeze kugera igihe aracogora. Reka ntago ducogora, reka nkubwire mukozi w'Imana, ntago hagwa umuntu udakora, n'umuntu ukora aragwa. Eliya amaze kwica abahanuzi 850, haguruka umugore utarakebwe gasheshe mubi kabutindi karashika, ravuga ati Eliya we utabona abagabo 850 wishe, jewe nintakubagira ibisigo uyu munsi, nintakwica uyu munsi, baraza kumenya ko undi wende bari Yezebeli. Umugabo n'ubukaka bwose n'ubuhanuzi bwose bwo gufunga imvura Savio, kibaze vraiment umuntu wafunze imvura imyaka 3 n'igice akaba terrorized by women, ngo aragenda nta kindi kintu yakoze, ngo Yesu agenda ngo ajya kuryama munsi y'igiti cy'umurotemo, ariyahura. Kuryama no kwiyahura ntaho bizaca. Umugabo sazacaye indesho yake, famiye se, amafaranga se, akazingira se, no mwaragenda ariryamira position kushe. Imana irambwira ngo byuka. Aho sindahagera. Iyo umuntu yagenze cyane agacogora agakora cyane ntago abyutswa rimwe, uzahasome muri izo nkuru. Ngo Imana irambwira ngo yamubyukije kabiri, ngo atuma marayika arambwira ngo byuka Eliya, arambwira ngo byuka bwa kabiri, ngo urye, ngo kuko urugendo ufite imbere yawe ni runini cyane. Hari ibyo kurya ugiye kurya n'ubyuka, hari ibyo kurya ugiye kurya. Mwe muribwira yuko ibi byo uriya mutipe twariganye, uriya mutipe nagize amahirwe twariganye, twari abatipe babe kagoma. Ntago twavuganaga n'abakobwa kabiri gutya, no biti bavuye Bujumbura barebare bakina basket badafatika, uterete ushatse. Twarebaga barokore n'uriya mutipe, abatipe vraiment murafiki koko, kumbe nitwe twaryamye. Iyo umuntu aryamye niyo wamukomangira ntiyumva. Buri trimestre uhinduranya abakobwa, wafashe uyu, ariko umunsi nakijijwe, mushiki wanjye agiye muri secondaire, numvise imbwira ngo uko wahinduranyije abakobwa babandi nawe mushiki wawe wagiyeyo, bagiye kumuhinduranya. Museveni napfukamye munsi ya lavabo, sinzabyibagirwa mu nzu, ndavuga ngo ma umbabarire. Numara kubyuka hari ibintu uzabona ko wakoraga bidakwiriye. Ariko iyo umuntu akiryamye, nababwiye ntabwo uraryamana n'umuntu ukabona gukubisa inkokora kandi atabishaka, ariko kuko araryamye mu mbavu ati eba frere umeze gute se, ati araryamye. Zakorana n'umuntu
mu murimo w'Imana umuntu azakujidura ntuzakangwe ko akujiduye araryamye. Uzabona umuntu akugambaniye ntuzakangwe n'ubwo bugambanyi araryamye. Uzabona umuvugabutumwa n'umuhanuzi afasha akana ko muri korali akajyanye guest house ntuzakangwe nabyo. Uzabona umuntu yeskroka bagakora uburigonde ntuzatinde kuri we. Abantu benshi baryamye. Eriba ngo byuka byuka byuka. So tuvuga iki? Savio ababembe bari bameze bati. Ababembe ngo bari bicaye ahantu ngo baricara ntibatubwira umubare wabo w'ababembe. Ngo baricara babashyira mu kato baraceceka. Abatipe babafungira umurgo, babafungira amazi, babafungira amashanyarazi, babafungira ibyo kurya baraceceka. Imana itegura igitangaza ngo abasiriya bagota umudugudu gw'inzara hatera inzara. Savio ngo ku buryo umugore ngo yikopeshaga umwana akamubwira ngo reka tumuteke tumurye, undi nawe akikopesha undi. Ni inzara yabayeho. Muri bavuga inzara ntabwo turageza muri iyo nzara aho umugore yikopesha umwana bakajya inama ati uyu mwana reka tumurye. Ntibite no kugasura, ntibite no ku nzobe, ntibite no ku buranga bw'uwo mwana, ntibite no kuri avenire papa Museveni, ntibite no kuwo mwana azacungura igihugu. Umwakari bakam sinzi niba baramuryaga rosti, niba sinzi sauce tomate bamukarangishaga kugira ngo uwo mwana aryohe. Hateye inzara my friend. Ubundi biragoye kubona umugore yirambura umwana we. Ariko icyo gihe umugore avuze ati uyu mwana uyu munsi simbizi niba baramuteraga izihenya ibihe birungo kugira ngo atabora. Mana yanjye we. Kubera iki? Abantu bari bararyamye banze kumvira Uwiteka. Nubona umuntu atagitinya Imana Museveni, Savio umuntu atagitinya Imana umenye ngo araryamye. Nubona umuntu atakigira umutima umucira urubanza ko kwirirwa avuga ubusa umenye ngo agize gute araryamye. Abagore bagera igihe barya abana barashira hasigara business y'amahurunguru. Yesu Kristo Nazareti. Busheri haza busheri yitwa amahurunguru y'inuma n'inki n'izindi nyoni ngo nabwo bakajya bayagurisha ku munzani. Hari inzara iteye ubwo. Ndashaka ko dusengera abantu mukanya kuko umucyo ndumva umucyo ukurasiye. Ubuzima bwawe burasiwe n'umucyo. Elisa arahaguruka umwami aravuga ati nimushakira agagabo kitwa Elisa. Ndacyashima Imana ko akiri mu bayedwari bagifite umwuka w'Imana. Ndacyashima ko Museveni agifite umwuka w'Imana. Ndacyashima Savio ko agifite umwuka w'Imana. Ndacyashima Muhozi ko agifite umwuka. Reka nkubwire nubwo abantu benshi baryamye ariko haracyari bake bagifite umwuka w'Imana. Hari bake bagihagaze, hari bake bagihamagara Imana, hari bake bakibwira kumva, hari bake bakijya inama n'Imana, hari bake bagihagaze ku nyice. Abo ngabo nibo Eliya yabwiwe ngo haracyari 7,000. Niba kirya gihe hari 7,000 uyu munsi byarikubye. C'était l'antiquité non? C'était l'antiquité. Maintenant c'est avec la technologie là. Nous sommes prêts de recevoir ce que Dieu va nous donner. Turiteguye duhagaze ku nkiki dutegereje icyo Imana igiye kutubwira. Niyo mpamvu tudacogora, niyo mpamvu tutanduzwa. Mushiki wacu yavuze ngo gatura n'akabari utajyayo nta kindi nuko duhagaze. Ariko abaryamye bashakisha za nijoro izapanye. Natangaye YouTube mugiye kubabona bari bose nimuzatangazwe nabo bararyamye. Nabonye umukobwa umwe kuri YouTube ndatangara avuga ngo giyewe nasizwe ngo bapasiteri yo bambonye ngo mfite amavuta ngo akurura bapasiteri ngo kuryamana n'abapasiteri kwa jina la Yesu ngo nabyaranye na bishop. Ari so proud n'umuzimu n'umudayi. Ari so proud yuko agusha abakozi b'Imana ariko nabo bararyamye. Turangiza guhanura barangiza akajya kubona hagati y'amaguru y'umugore. Fite uburakari bishop. Fite ifuhe ry'abantu baryamye batuma haza igisebo ku murimo w'Imana. Ko nta bapasiteri bazima bakiriho.
kutoka kwa kujua jina la Yesu. Barahari bavuga Imana, babonana n'Imana, baganira n'Imana, bumva Imana, basenga Imana mu kuri no mu gukiranuka, baracyaha. Elisa aravuga ngo ejo nk'iki gihe twavuga ngo nido igura 50,000 cyangwa 60,000 izabigura 50 francs. Igisonga cyagendaga inyuma y'umwami cyaryamye kitagira amaherekezo. Tugira abantu rero macaci bahawe amatitre n'ibiki bararyamye. Imana ivuze ati babirebe muri logique, babirebe muri dérivé, babirebe muri étude complète d'une fonction, babirebe muri graphique, muri moins infini plus infini, naho babirebe. Ariko kandi ugasanga nibo pastor yagize inkingi. Abo bazagutera ibitotsi bazakugonera nawe uzagona. Abo ngaba wishingikirije baryamye bazakugonera rimwe nawe uzagona. Wabagize inkingi muri church, reka bakugonere rero. Kandi umuntu ugona arashishikara. Nta muntu nabonye ushishikara nk'umuntu ugona. Ujya kumva ukumva ritime ngo byagira saa 9 ati byagira saa 10 ati utamalizia wapi? Bitaishia wapi? Uzakubita umuntu ugona umukangure gutya, urebe vitesse ahagurukiramo. Ni mouvement rectiligne accéléré si décéléré muri physique. Mouvement rectiligne turatewe. Utewe nande? Tewe nande? Abo bahaguruka gutyo rero umunsi wawe yigengesereyeho niko uzajya uhagurukana abantu. Ababembe baravuga bati twebwe gupfa twarapfuye, ariko naha twicaye nta mazi ahari, nta byo kurya, badukupiye umuriro, nta mazi ari muri bene wacu, ntibadushaka. Icyambere mu mategeko y'ababembe ntibageraga mu mudugudu, ntibageraga mu iteraniro, nta mubembe warambagiza. Gira ababembe bari bafite umudugudu babaga n'uwabagiraga ikintu abaha. Icyo gihe sinzi ukuntu byagendaga kuko nta message zahabaga, nta telefone, sinzi uko byabageragaho kugira ngo babone ibyo bintu. Tekereza icyo kintu. Ariko ababembe bose ngo bajya inama, baravuga ngo twebwe ahangaha turi n'ubundi twarapfuye. Ngo Yesu Kristo kobera Imana amashyi. Iyo nama barayinosa. Abantu ndabakunda. Umwe abwira undi ati turapfuye, ati haguruka dupfe, haguruka dupfe. Savio sinaje mwivuga butumwa muri kumwe na ba Gerard Isarafati, simwe mwamaga gatutu, mvuye Zanzibar, mvuye kwibyinira. Ubu se imyaka 10 n'ingahe mbwiza muri ubu butumwa, mvuye muri SFB, inkweto zigatoboka, amashati agatoboka, je nigeze nsirimba ipatari iracika. Umukobwa ndeba hari anzarira furara ati bika amaguru yawe hagati, muri South Africa hacitse. Abagabo twigire ku birenge bya Serafati utinda amateraniro ukayumvira mu cyumba ntubone umubwiriza butumwa. Hari ukwera, abantu barabyutse, abantu bafite kwanga icyaha, abantu bafite kuzinuka icyaha. Yesaya 49:7 ku murongo wa 10 kugeza kwa 10. Wowe usuzugurwa n'ishyanga rikakwanga urunuka, Imana igiye kuguha icyubahiro kugira ngo wongere kandi uhumura neza. Yesaya 45 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Yewe kurowe nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Uyu ni Yesaya, aya ni amagambo Yesaya yavuze. Mu gihe Yerusalemu yari ikinzwe, mu gihe Yerusalemu nta byiringiro, ijambo riravuze ngo yewe kurowe, yewe kurowe, yewe Adamo, yewe Muhozi, yewe Museveni, nzakujya imbere. Ari umuntu muri iki gihe yagiwe n'imbere n'Imana akabona akazi ngo nterere haleluya. Hari umuntu wasize ari imfubyi weru dambere na nyuma akabona Imana imugiye imbere, uyu munsi akaba arashatse yanterere haleluya, yari imfubyi. Nzakujya imbere, nzakujya imbere, ahataringaniye magire gute mparinganize. Uyu ni Yesaya yavugaga aya magambo. 44 ku murongo wa 15.
indagu z'abanyabinyoma ngo abarozi barakuroze indagu z'abanyabinyoma zihindura ubusa abarozi nkabateza ibisazi abantu bose bagufashe bose abarozi bose Uwiteka agiye kubateza ibisazi arabicirwa imbere y'Imana ahubwo nugushyugumbwa kuri mu bantu b'iki gihe singuyu Savio singuri ya muzehe Sarafati ntari Gerard nanjye ndahanga abakubwiye ngo ntago uzikamira nayimbwa kugiye kuya nkora ubukwe abantu baraje atadama koza ubukwe sawa barahurura nangiye inama bose barakwepa Imana iravuga ngo bareke bakwepe ni ngewe kandi mu bukwe bwawe hazaza abazungu mbajije madame so akora n'abazungu atoya nanjye data n'umucuruzi nta bazungu yabonanye nabo ariko izana abazungu baturutse mu Bwongereza bataha ubukwe bambarira damu imikenyero mu bakobwa badonereye madame bari abazungu kazi Imana kuko yabivuze hari iki Imana yavuze ku buzima bwawe byukura bagirane kirasohoye ku buzima bwawe situvuga iki Yesaya 41:2 nimuhumuriza abantu banje mubabwire ko intambara zaho zishize muhumuriza abantu banje mubabwire ko intambara zabo zishize Yesaya 65 ku murongo 24 maze ubwoko bwanje mu gihe batarampamagara batarantabaza nzabakorera ibyo bashaka batarampamagara hamwe ubyutse mu gitondo uti Imana we icyamukankorera iki utarabivuga ngo izi byo twibwira niyo tare twakayibwira Imana umva ukuntu Israel hano yageze ariko abantu baranga bananira Imana Yesaya 40:33 haravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda bacogore ngo naho abadindira Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga isha ntagari izishaje isha baguruke bagere mu babenkizo shoreje ahangaha Yesaya c'est un grand prophète niwe mu prophète wanditse chapitre 66 nta wundi mu prophète umujya hejuru ariko urupfu yapfuye n'urukezo bahereye ahangaha ariko uko bamukata avuga ngo uko umwami azantabara icyo gitumwa na mwana ni ufite ijambo rya nyuma kuri jye isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibidukijeye umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo zimeze icyo Imana yavuzeho zogera naho yabwiye kuko Imana atari umuntu ivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo